ariko ubu nta mupolisi ushobora gukoresha ikizamini atambaye kamera. Contact wa mupolisi yagomba kujyana n'umuturage bivuyeho na za risk za ruswa zikaba zagabanuka. Tuzi ko amategeko bavuga ko abacamanza bigenga, akaba ntibyaba ari impamvu ibafasha kuba bashobora gukomeza barya ruswa. Mfite ikibazo nshaka kubaza umuvunyi mukuru ku manza ziba zishobora kuba zijyamo na ruswa ku bibazo by'ubutaka n'imanza. Ubundi mu mateka y'ubutaka twari dufite hari ubwasaranganyije ari n'ubw'abantu bari bafite ku giti cyabo. Nyuma y'ifotorwa ry'ubutaka no kubwandikisha byari bifite umurongo, ariko mu myaka 20 ishize mu manza afatanyije n'inzego z'ibanze umuntu ava ikantarange akavuga ati hari iwacu. Ubuyobozi bw'iyo nzego z'ibanze bukamwandikira akava mu kagari akajya ku murenge akagana maje akagana ati jya mu rukiko bazabikemura. Ugasanga ibi bintu mu myaka 20 ishize bije bigiye kutugarura mu kindi kibazo, aho ntuye ibyo ari byo byose ubu hari hafite nyiraho. Umuntu aje akavuga ati hari kwa data bakamwandikira n'ubundi haba hafite nyiraho. Ariko iya UPI bahaye umuntu kuyivanaho nta nzego z'ibanze zikwiye kuba zifite ubwo burenganzira bwo kuyivana kuwayihawe ngo bamushore mu manza ngo ajye gukurikira. Usanga ari ntuza ya ruswa kandi birimo biradusubiza inyuma. Ibyo nabitangagaho urugero cyane cyane Inzige mu karere ka Rwamagana hari ibibazo bikomeye cyane. Nyuma yo kureba ibyo batweretse nibajije ku ishusho ku ifoto batweretse y'umuhanda wakorwaga, ubwo ndagira ngo nyakubahwa executive wa Transparency abari we uza kugira icyo abivugaho. Ndangije nibaza niba nyuma yo kubifata kuriya bikagaragara no mu bushakashatsi niba nta buryo bwajya buteganywa bwo kubigeza ku bugenzacyaha kugira ngo batangire bakurikirane abo ba rwiyemezamirimo baba baratsindiye amasoko barangiza bagakora kuriya, kuko biba ari ibintu bigaragara ko bishobora kugira ingaruka kuri bariya abaturage. Ariko n'ikindi hakabaho gukurikirana, kuko ntaba yarariye wenyine, ntabwo rwiyemezamirimo yakora ibintu nka biriya. Abashinzwe gukontorora uko isoko rishyirwa mu bikorwa nabo nta ruhare babifitemo. Ni byiza ko tumenya amakuru, ariko ni na byiza ko abantu babigizemo uruhare bakurikiranwa. Ubwo baza kutubwira niba iyo babibonye babikoze iki uretse kubishyira mu nyandiko. Hari ikindi nibajije nacyo kigaragara muri ruswa mu bacamanza. Ruswa mu bacamanza mu by'ukuri tuzi ko mu mategeko bavuga ko abacamanza bigenga. Iyo bariye ruswa akaba ntibyaba ari impamvu ibafasha kuba bashobora gukomeza barya ruswa bavuga ngo twakoze judgment nk'abacamanza dufite ingingo ziturengera. Nkaba numva harebwa ibyo bintu niba tuzakomeza kubirebera. Abacamanza usanga baca imanza mu by'ukuri ukabona abantu barataka baravuga bati narenganye, ukavuga uti ni umucamanza yarukase byarangiye. Hakabamo kujurira, rimwe na rimwe bikaba muri urwo, ariko mu by'ukuri bigaragara ko harimo ruswa. Bakaba bashingira kuri baza kutubwira niba ibyo bitaba impamvu zo kuvuga ko bafite amategeko abarengera yo kuba bakwikorera ibyo bishakiye. Murakoze. Nashaka kumenya ari ikibazo nigeze kubona
kijyanye n'uko mu gutora ingengo y'imari abaturage batabigiramo uruhare, kandi dushingiye ko planning zigenda zikorwa, planning consultations iba mu turere, bajya gukora planning y'ibikorwa bazakora bishingiye ku byifuzo by'abaturage muri utwo turere, ndetse n'inzego zitandukanye zikunda gukorana na NGOs zitandukanye na societe civile zitandukanye muri planning consultation ku bintu bizashyirwa mu ngengo y'imari byihutirwa yenda muri uwo mwaka cyangwa no muri MTF. Ndetse niyo tugiye mu ngendo hari ibyo tubona abaturage bifuza biba bigomba kuzajya yenda gushyirwa mu ngengo y'imari, yaba ivuguruye cyangwa se initial budget igitangira mu kwa karindwi. Nifuzaga kumenya aho abaturage bagaragaza batagira uruhare mu gutora ingengo y'imari. Nifuza kumenya neza byimbitse ikibazo uko kimeze kugira ngo yenda ubutaha kibe cyaba considered kurushaho. Ahandi naje kugira ikibazo ni ukumenya ubwoko bwa ruswa bugaragarira mu mashuri abanza n'amashuri yisumbuye, kuko nabonye amashuri yisumbuye ari ku mwanya wa 9, amashuri abanza ari ku mwanya wa primaire. Nifuza kumenya ubwoko bwa ruswa buba bugaragarira muri ayo mashuri. Murakoze. Nagira ngo nanjye nshimire abatanze ibiganiro, ariko hari ikintu numvise wenda numvaga badusobanurira neza kijyanye na, ngira ngo byavuzwe na executive director wa TIR, kijyanye n'umupfakazi za Katapira zasenyeye. Ariko nkurikije uko nabyumvaga birasa naho umuturage asa naho yarenganye according to Mr. Mupiganyi, hakabamo na contradiction y'umujyi wa Kigali igaragaza ko umuturage atarenganye. Ukibaza ubwo hagati aho nta rundi rwego rwafasha, ubu umuturage agiye kujya mu rukiko yararenganijwe, we dukurikije ibyo yatubwiraga asiragire ashyireho n'amafaranga. Ngira ngo iki kintu nawe cyabakiriya muri, kuko hano hari abayobozi benshi ku buryo umuturage yarengana atagiye gusiragira mu nkiko. Icya kabiri nicyo nanone bavuzeho ba presenters, byagaragaye ko muri abapolisi bashinzwe gukoresha ibizamini nabwo hari perception z'abaturage zigaragaza ko bashobora gufata amafaranga kugira ngo babone perimi. Birashoboka, ariko hari icyo polisi yakoze mu by'ukuri. Iyo urebye wenda sina polisi gusa, uburyo kugira ngo umuturage atange ruswa nuko aba yabuze service. Ubundi rero polisi icyo ingamba yafashwe nuko tujya muri e-service. E-service ni ukuvuga ngo ikoranabuhanga mu bikorwa dukora. Ubundi ikibazo cyane cyari muri ibyo mwita traffic police. Traffic police ubu yari kubiye ibintu bitandukanye, yarimo abakoresha ibizami no gutanga amaperimi, ikabamo control, ibyo twita control technique, ikabamo n'umuhanda na road safety cyangwa se umutekano w'umuhanda. Ariko kubera kugira ngo services zigende neza no kugira ngo dukumire ibyo byose, nuko habayeho restructuring. Traffic police isigarana igice cya road safety, iyo ikihariye gifite umukomiseri ubishinzwe. Habaho ibyo bita testing licensing, babandi bakoresha ibizami no gutanga amapirimi ukwabyo, noneho ndacyakiri cyitwa control technique kiri ukwacyo. Mu gukoresha ibizamini kugeza ubu duhereye wenda no reka duhere ku bapolisi bo mu muhanda, bari yamuhura nabo babahagarika umunsi ku wundi. Uvuga ngo ntashobora kujya mu muhanda adafite kamera, ibyo bita body worn camera. Uvuga ngo activity yose ukoze kamera ibikureba, tukagera na monitoring room ku edikota ikurikira umupolisi ahantu hari hose, yaba mu mujyi wa Kigali na country. Uvuga ngo icyo gihe n'uwo aba yabikora nta nubwo aba yirengagije ko ari bufatwe. Ikindi ibyo mwabwa bijyanye no mu batanga amaperimi, bakoresha amaperimi, byaragaragaraga. Ariko ubu nta mupolisi ushobora gukoresha ikizamini atambaye kamera. Baba ni bakoresha definitif abafite kamera ku buryo activity uyireba. Niba umuturage agonze ikona uramubona, niba hari activity yindi ibaye ishaka urabibona. Noneho nabirabya ibyo bita provisoire hari ibyo bita CBTs cyangwa se computer based testing centers, kora uza provisoire ziri hirya no hino mu ntara.
harimo kamerazi. Ni ukuvuga ngo iyo ukoresha ikizamini umukandida arinjira bagashaka details ze kugira ngo atangire, ukicara umupolisi yahagurutse kugira ngo ujye kumwegera arebe niba ari mukorera, muba mubibona ku buryo ibyo byose iyo bifatanije ubona ko mu by'ukuri hari aho turimo kugana kandi birimo kuduha umusaruro twumva ushaka kuzadufasha. So muri make rero ndumva ari ibyo kandi biracyakomeza. Izi no mwita Sofia burya nazo zifite icyo tuzita law enforcement cameras. Hariya mu muhanda burya kesha aho ziri nta bapolisi bahajya kuko ikora ibintu byose. Ubu turimo turazigerageza kuzishyira ahantu hose ku buryo aho irimo isimbura umupolisi, kandi isimbuye umupolisi biba bivuze ko ya contact wa umupolisi yagomba kujyana n'umuturage bivuyeho na za risk za ruswa zikaba zagabanuka. Ndashimira honorable shimye ibiganiro ndetse babaje n'ibibazo. Honorable Musorini yavuze ku kibazo kijyanye n'imanza ku butaka bwamaze gufatwaho icyemezo. Mu by'ukuri ikibazo cy'ubutaka cyafashweho icyemezo kiri politiki ubwo igihugu cyashakaga cyabonaga ikibazo cy'abantu bakeneye gutuzwa cyane cyane nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari ibyemezo politiki byafashwe. Icya mbere hari isaranganya ryakozwe aho abantu basaranganyijwe bagaturwa bagaturana bakabona n'ubutaka bwo guhingamo cyangwa gukoreramo. Hari nanone icyemezo cyafashwe ku butaka bwo muri 1959. Hari rero ibyo byemezo mu by'ukuri ni ibyemezo politiki kandi umurongo wafashwe ntabwo wagombye gusubira inyuma, kuko wakemuye ikibazo cyari gihari. Uyu munsi rero nyuma y'imyaka 20 irenga ntabwo twasubira aho ngaho. Yavugaga ikibazo cy'imanza zihari yavuze urugero rwa Karere ka Rwamagana, ariko si kuko nyine ko natwe turabibona. Hari aho tubona imanza z'akarengane zagiye mu nkiko, ugasanga umuntu yarasaranganyijwe nyuma y'imyaka runaka, ukabona umuntu agiye kumurega akavuga ati uyu muntu yambohoreje ubutaka, donc isaranganya ntiryitabweho. Hamwe na hamwe umucamanza agafata icyemezo kivuga ngo bwa butaka harimo n'ubwasaranganyijwe nibusubizwe wari ubifite, ugasanga biteje ikibazo cyane cyane ko usanga icyo gihe umuntu abufite afitemo n'ibikorwa, ugasanga biteje ikibazo. Iki kibazo rero twakiganiraho n'urwego rwa judiciary nko ku bacamanza. Yene aravuga ati ntabwo twareka gutanga ubutabera kandi umuntu yatugirije ikibazo, ariko cyari cyasabwe nuko atanga umurongo kongera kwibutsa umurongo watanzwe kuri ibyo bibazo. Nuvuga ngo isaranganya ifite agaciro karyo ndetse byemejwe n'amategeko. Ikindi ku bijyanye n'ubutaka bwa 1959 hari hafashwe icyemezo yuko hatabaho imanza, ahubwo ko igihugu guverinoma izatuza abakeneye gutuzwa. Uwo n'umurongo wari wafashwe kandi byagiye bikorwa. Uyu munsi rero ntekereza ko inkiko rero zagombye kugenda muri uwo murongo, cyane cyane by'umwihariko hagatangwa umurongo kuri izo manza ku buryo zareka kujya mu nkiko, kuko ibyakozwe bifite agaciro kabyo kandi nta kuntu twasubira inyuma. Numva aricyo nakivugaho. Nk'urwego rw'umuvunyi twebwe tuzakomeza ndetse n'inzego zigize urunana rw'ubutabera tuzakomeza kukiganiraho n'inzego cyane cyane judiciary kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Honorable Jean Claude yavuga ku bijyanye ndavuga ku ruswa mu bacamanza, ibindi ariko n'ibindi bireba nabyo ruswa yavuga kuri rwa rwiyemezamirimo basigana mu manegeka. Ku bacamanza hari byavuga ati se ntibaba bitwaza independence cyangwa se ubwigenge bakaba bafata ibyemezo bidahuye n'amategeko. Ngira ngo naho imyumvire ikeneye guhinduka, kuko no muri minsi habaye inama kuri iki kibazo, aho gusobanura ubwigenge bw'ubutabera bw'umucamanza atari mu by'ukuri gufata ibyemezo bidashingiye ku mategeko cyangwa se bijyanye no kwabiza cyane cyane imyumvire kuri ku bwigenge bw'umucamanza. Ubwigenge bw'umucamanza n'umutimanama we ntabwo umuha ububasha bwo gukora ibinyuranye n'amategeko cyangwa se ibihabanye n'ukuri mu by'ukuri,
arengera ngo nabyo ni urugendo kuko ariko icyo navuga ni uko tuba mu nama nkuru y'ubucamanza mu minsi ishize hari hatangiye icyumweru cyo kurwanya ruswa mu bacamanza cyane cyane gukumira abakomisiyoneri baza mu nkiko ariko n'ibiganiro byakurikiyeho n'urwego rw'umuvunyi rwagizemo uruhare kugaragaza ibi bya independence y'umucamanza n'uburyo iyo independence igomba kumvikana. Ku kindi ndavuga ku bijyanye na hari bya honorable Kanamugire simbi bivugaho na Mpiganyi, hari honorable yavuze ku ngamba z'amahugurwa zagiyeho yavuga ko twahashyirwa n'ingufu mu rwego rw'abikorera. Nibyo urwego rw'abikorera hakenewe gushyirwamo ingufu nyinshi cyane cyane urwego rw'abikorera ba no mu nama y'igihugu yo kurwanya ruswa na kasi inama ngishwanama yo kurwanya ruswa hamwe bahagarariye ndetse hakabona societe civile. Ubu ngubu hari icyo twavuga nuko hari za komite zo kurwanya ruswa ndetse no mu bikorera kuko ari abantu benshi. Ubu hagiyeho clusters 77 muri domaine zitandukanye. Muri izo domaine rero hazashyirwaho za komite zo kurwanya ruswa. Izo komite rero ni inzego navuga ziri interne zifasha mu kureba ibyuho bya ruswa bihari, imitangire ya serivisi ndetse no kubwira abayobozi ibyo bagomba kwitondera no gukurikirana. Nanone hari ibyo mu mabanki yamaze gushyiraho za komite, banki nationale harimo hari banki prive, banki commerciale za BRD, BIC n'izindi zamaze gushyiraho za komite. Uturimo turabahugura ariko nkuko mwabivuze ni igitekerezo, amahugurwa agomba guhoraho ndetse mu bikorera ku buryo nabo tugendera ku mujyi umwe no mu nzego za leta. Honorable Musangabatware wa MP wa Iyala yavuze ku mutungo ugomba kugaruzwa. Ngira ngo inama atanze ni ingirakamaro cyane kuba hagishyiraho abakozi b'igihe gitoya bagengwa n'amasezerano bakora ku kazi ngo umutungo wa leta ugomba kugaruzwa wiyongere ikigero uriho kizamuke. Nanone yavuga ku gitekerezo y'uko habaho muri declaration umuntu winjiye mu kazi akaba yatanga imenyekanisha mutungo kuri HR no igihe kimwe akazabigenzura. Nacyo ni igitekerezo cyiza kuko kwigizaho umutungo ntabwo biraba gusa bari abavugwa mu itegeko, ari abashinzwe ubutaka, abashinzwe ingingo y'imari ya leta n'ahandi bibaho. Hanyuma n'abikorera rya tegeko ya 2018 rya ruswa rivuga ko kudashobora gusobanura inkomoko y'umutungo bireba n'abaprive, ntabwo ari inzego za leta gusa. Buri muntu wese n'umuntu babandi bita abashumba, nk'umuntu waragiriye umutungo wundi, ni umuntu yakwanditseho imodoka atari yawe, byanze bikunze urakurikirana. N'abangaba ngira ngo nabyo control igomba gukorwa muri ubwo buryo. Ngira ngo n'ibitekerezo yatangaga. Honorable Class yava kuri kiriya kibazo cya Commissioner Karasi yava kuri kiriya kibazo cya kwira muturage. Ntekereza ko wa mugani umuturage twagombye kureka ajya mu rukiko mu by'ukuri. Hari inzego zishinzwe gukemura ibibazo, ntabwo umuturage agomba kujya kurega kandi ari inzego zibishinzwe. Numva ko twagikurikirana ku buryo umuturage atagira guhomba kabiri, nimba ko yararenganyijwe tukatwamusaba bakajya mu rukiko. Ntabwo byaba ari byo mu by'ukuri, ntabwo byaba ari byo. Ngira ngo nk'urwego rw'umuvunyi tubibaze transparency yazanye iki kibazo, tubazaho amakuru hanyuma tuzagikoreho nk'uko dukora ku bindi arenganurwe atari bajya mu rukiko. Murakoze.